ikaze ku Ijuru Rito Family Show, urubuga rwacu namwe, urubuga tuganiraho ingingo zitandukanye. Twibanda cyane ku burere bw'abana n'ababyeyi, nk'abantu bifuza ko turerera u Rwanda tukazaba abana beza. Twibanda kandi ku bijyanye n'urukundo rw'abashakanye. Si ni gute abantu bakundana, ni gute abantu bateretana, ese bamaze kubana ni gute urwo rukundo bakomeza baruhata umuriro, rugakomeza barwenyegeza baruvomerera. Twibanda kandi no ku iterambere ry'urubyiruko ndetse n'izindi ngingo zitandukanye, izo muduha nizo tubona muri sosiyete. Icyo tubonye turakibaganiriza. Uyu munsi tugarutse ari ngewe Virgile na Dudu. Tuje kubaganiriza ku ngingo zijyanye n'uburere bw'abana. Twabwiye yuko nk'ababyeyi, nk'abantu natwe duhora twiga, bivuga ngo natwe nituragerayo, sinzi ko hari n'umuntu ujya ugerayo. Hari umuntu ujya ugerayo neza. Hari umuntu w'inshuti yacu nawe ujya ubikora ibiganiro twari turi kureba mu kanya turi kwitegura, avuga ko buri gihe umwana agize anniversaire ngo abanze akamwibutsa ati ni ubwa mbere ngiye kurera umwana ufite imyaka 10. Yagira anniversaire ya 12 ati ni ubwa mbere ngiye kurera umwana w'imyaka 12. Nibinanira uzambemo ubwo tuzajyanamo. Niyo wagira ufite 40 waramushyingiye, nibwo bwa mbere ubaye papa w'umuntu ufite imyaka 40 cyangwa mama. N'urugendo duhora muri uyu munsi rero dudati tuganire ku mategeko 10 yo gukunda abana, cyangwa ibintu 10 by'ingenzi tugomba kwitaho nk'ababyeyi. Ya gukunda umwana nawe azavemo umubyeyi, uzareba nawe ukiri umubyeyi ushaje ukishimira yuko uwo muntu wamureze. Dushyiremo rero uretse akako tuganze tugatsindanye. Tutari twajya mu kiganiro, turabaza gushimira abantu bakomeje kuba fidele, bakomeje kutubera inkoramutima, bakahaguma nubwo tutaba turi gukora ibiganiro. Ariko wowe uje bwa mbere, hari abantu baduhamagara from hirya no hino, bavuye hirya no hino ku isi, muri Canada, babona ikiganiro bakaduhamagara, twajya kubona tukabona batwandikiye kuri WhatsApp, abandi ati ko se kudaruka gukora ikiganiro, abantu mudukumbura, abantu muhagera babona ikiganiro ukagikunda, ukavuga uti abantu ngomba gukora subscribe. Turabashimiye kandi namwe mugumana natwe, ndetse dukunda cyane 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 gusoma commentaire zanyu. Wowe uje ubwa mbere rero, kugira ngo dukomeze utazagira ibyo uhomba, ko nubwo tugenda tukongera tukagaruka, ariko byanze bikunze hari igihe tuzagarukira rimwe tunazana utuntu twiza, kandi tuzanye utuntu twiza. Urashaka kumenya iby'uburere bw'abana, kanda kuri subscribe. Urashaka kumenya uko utereta, uracyari ingaragu, uracyari umukobwa, urimo kujya ujya mu rusengero buri cyumweru ukabona, kanda hano kugira ngo tujyane. Uri umupapa warashatse, uri umumama ufite urugo, ujya kuganira ku ngingo runaka bikanga, kanda subscribe ubundi usubiremo mu biganiro byatambutse, ntabwo uri buburemo kimwe mu gisubizo cy'ibibazo wibaza. Tubwire rero, naye amategeko 10 cyangwa nibe ibintu 10 by'ingenzi tugomba kwibandaho mu gukunda abana bacu. Amategeko nushaka ntutinye kuvuga ngo di commandement zo kurera. Amategeko 10 zo kurera. Murabizi duhora twifuza kubasangiza utuntu twiza twamenye, kugira ngo nyine imiryango yacu ikomeze ibe myiza, turera abana beza. Iyo abana bakuriye mu miryango neza, imiryango myiza, bagakurana uburere bwiza, tukabaha package tugomba kubaha, n'igihugu kibyungukiramo, kikagira abanyarwanda basobanutse. Ubwo mise mvuga abanyarwanda, abanyagihugu basobanutse. Voilà. Ikintu cya mbere, itegeko rya mbere ni ugukunda abana, urukundo rutagira icyo rugendeyeho. Nukuvuga ngo unconditional love. Gukunda abana, urukundo rutagira icyo rugendeyeho. Hari igihe ujya kubona ukabona umubyeyi aravuze ati nongeho nkunda abana, nkunda umuhungu we. Yabyara umukobwa, umva urukundo rukamera nkaho ntabwo. Hari umudamu ugeze kudusetsa, ni inshuti yacu. Kera iwabo ngo babyaye abana b'abakobwa benshi. Noneho uko papa wawe yabonaga haje undi mukobwa, yari imyozaga ati haje umukobwa. Urabizi mu miryango yacu cyaraga ibyo bintu byarahabaga, ngo iyo umubyeyi atabyaraga umuhungu hari igihe habagamo ikibazo. So ugasanga umubyeyi, niba mama yabyaye umukobwa akaba ikibazo, yakongera kubyara umwana wa gatatu akaza ari umukobwa ikaba ikibazo. Noneho ugasanga uwo mwana nyine, noneho haza umuhungu, ugasanga niwe ugomba gukundwa kubera ko nyine ari umuhungu. So ibyo bintu rero byo gukunda abana utitayeho uwo ari we, cyangwa se wenda hari uvuga ngo ngewe ngo ibintu we dusa,
akaba ari gukunda ukamukundira ko musa gusa either ngafite intoki zisa n'izawe cyangwa se ngo ni inzobe cyangwa wenda sarama ukamukundira icyo undi yaza udafite ukuntu washakaga ntumukunde. Ibyo bintu rero ntabwo biri mu mategeko, ntabwo byemewe mu mategeko yo kurera. Amategeko 10 Dudu yadushyiriyeho. Kunda umwana wawe, umwereke ko akunzwe, ubimubwire, umuteteshe, kuko gutetesha abana ni byiza. Yes, rega ibyo umuha uyu munsi nawe nibyo azaguha ejo mu busaza. Unabimwumvi, unatuma byumva. Hari ukubimubwira umubeshya. Zibano hanze z'imitwe. Hari ukukunda umwana agafiringa urukundo. Akafiringa akakunzwe. Uwo gufiringa se nuko urwiyumvamo, urukundo akarwumva. Utagize icyo ugendera. Usanga ufite abana wenda iyo bakiri batoya nta nubwo ubirebaho cyane, ariko bagera mu mashuri hakabamo utsinda cyane n'ufite intege nkeya, usanga abandi utsinda cyane niho rusingiza ukuntu ari umwana. Abagabo noneho hari ukuntu tuniyemera, uyu niwe wasi. Hanyuma ukagira ngo si 50-50 mwashyizemo. So abo musa abangaba turasa. Nigeze no kubyumva, hari abana ku ishuri biganaga, donc bavukanaga, umwe yiga ku ishuri ku kigo kimwe undi yiga ku kindi kigo. Papa we rimwe aratinyuka ngaravuga ngo ngewe ngo nkunda kanaka ko ngo we ngo umuhanga. Umwana byaramwafectinze no mu ishuri aratsindwa, biba ngombwa ko ibyo twagwa no mwarimu wari kubituganiriza, byabaye ngombwa ko mwarimu abona ikibazo yibaza impamvu umwana yasubiye inyuma, amuganirije umwana ambwira ko ari kwese ikintu yigeze kumva papa we avuga. Papa we ngo twikuvuga ko abarara papa ariko no mu mahari igihe babigira. So no kuvuga ngo mu magambo make abana tubabyara batabidusabye, tubagomba rero urukundo, so tubaha ibyo tubagomba. N'inshingano zacu kubakunda, ariko rero tubakunde nta kindi kintu tugendeyeho. Hapana ibyo byose twababwiye. Reka Vigile akubabwira kandi cyambere. Icya kabiri, iyo ubyaye umwana wawe wifuza umwana uzabaho muri societe akabana neza n'abandi, akabaho akurikiza amategeko. So icya kabiri rero ni ugushyiraho imbibi cyangwa gushyiraho imipaka kuri buri kintu. Abana ntabwo ari abana gusa, ariko burya iyo nangiye gutekereza ibintu by'imbibi, niyo nangiye kuzishyira abana njyarigenzo nsubiza inyuma nkavuga ko abana ntitubarenganya. Ndeba urugero muri covid twari tubizi twese ko kugira ngo turinde ikwirakwizwa rya covid tugomba utasaye tugashyiraho iyo ni imbibi. Umwana iyo muteguye mbere kubaha imbibi no kubaha imipaka, icyo gihe arabyubaha. Akoze ko icyo gihe buri munsi niba tubwiraga kuri radio abantu 1200 bafunzwe, 1200 ngahe. Uyu munsi igiye muri gereza usanga harimo abantu buzuyemo kubera yuko byabananiye kubaha imipaka. Umuntu araho ari mu kazi, afite amafaranga yemerewe, afite umushahara, yarangiza akarengera, agashaka no kurya ruswa, agashaka no kurya n'ay'abandi. So umuntu afite umurima we, kubera ko nyine mu bwana atatojwe kugira imbibi, akarengera agatangira no gutwara metero z'abandi. Cyangwa avuga ngo niba dukunda abana bacu twagombye gutangira bakiri bato kubigisha gushyiraho imipaka no kuyubaha. Ntabwo turi bubasabe gushyiraho imipaka, twe turashyiraho imipaka none abana tubasabe kuyubaha. Ni iyihe mipaka rero? Ku rwego rw'abana imipaka ntabwo ari ibintu bya danje, nta ruswa abana barya mu y'amafaranga. Ariko ingero ni ikijyanye wenda muri iyi minsi abantu benshi bavuga cyo gukoresha za telefone cyangwa za screen, yaba ya televiziyo, yaba ya computer, yaba ya telefone. Umwana ukamubwira yuko ari bubikinishe aho babyemeye, n'ababyeyi batajya babyemera abana babo. Se wowe mu rugo umwana ujya umwemerera gukora kuri telefone na computer, niba ubimwemerera umuha iminota ingahe ku munsi mu cyumweru? Niba uvuze ngo ni iminota 20 yarangira ntumuhagarike, azumva yuko niba namuha akazi yemerewe kuba yakora amasaha 8 asabwa cyangwa yakora 6. Nkuko bivuze gushyiraho kumubwira ibintu kandi ukanabimubwira nkuko nyine waruvuze uti niba ari iminota 20 areba televiziyo, cyangwa wenda ukavuga uti nyuma yo kurya nta muntu uri burebe televiziyo, warangiza rero nk'umubyeyi ukagenda ugacana televiziyo. Urumva ko ntabwo uri kuba consistent, nta muntu uzana telefone ku meza nk'ababyeyi mukabyemeranya, warangiza akaba ari uyizana ku meza. Aho nyine mbipa kuba wasetinze tugaragara ko ari ibikinisho, kandi ugomba kuba consistent kugira ngo umwana yumve ngo ese iki kintu niba kidakorwa ingaruka zacyo ni iki.
bizanamworohera kubahiriza n'amategeko nanakura nkuko bavuga ati niba muri covid reka ko muri covid niba bavuze ngo ni saa 4 nutabyubahiriza nyine uzabiyaringa kujya muri stade ingaruka ikintu wazanyemo cya covid we cyaze kinyera ubwoba nuko muri covid ngiye nahoraga mbyibazaho umuntu gute birabiye ntawe uruzi ko bizashira Imana ishimwe twikongera kubivuga bitagaruka bakakubwira yuko bitemewe ko umuntu akora ubukwe cyangwa ibirori kubera yuko ushobora kwanduza abantu warangiza ugatumira nyoko wanyu na nyogosenge na so wanyu b'abasaza kandi uzi ko covid ari bo yibasira nuko ko batarabasetenge ugakora ubukwe nyine byanze bikunze gusetinga gushyiraho imipaka ni nuze na imbibi biraryana ubundi kamere muntu ni kandi nka kamere y'ingagi ni inguge baturi inyamaswa umuntu wumva yakomeza agakora ibyo ibimuryoheye gusa wowe ukomeza gukora ibikuryoheye araha urugera ukarengera kamere muntu rero iyo utamutoje hakiri kare kumenyaho yuko akaryoshye kadahora mu itama wagahoza mu itama yamara no kuba umugabo akajya agahoza mu itama bamuhemba miliyoni akumva akeneye ya kabiri akayivana muri ruswa yaba afite umugore urakoze akore kambe nkihoreye akumva umunahagije akumva ntiyaguma muri izo mbibi agashaka n'uwa kabiri n'uwa gatatu biremewe reka tuvuga kandi oya ababyemewe gushyiraho imipaka ugashyiraho ugatanga n'umurongo candangiraho hano byemewe ni hehe ugatanga n'umurongo kandi ugashyiraho n'ingaruka ukerekana ukamwumvisha n'ingaruka zo kurenga imbibi ibyo bintu ni byiza kandi bigahora biri consistent birafasha abana Ikinyarwanda haba umugani reka mvuga ka gatatu mpereye kuri aho hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo iso nta kwanga akoraga urubanza rwamunaniye cyangwa se ahundi mugano bivuga ngo uwiba ahetse ababwiriza wo mu mugongo ariko n'uhinga ahetse ababwiriza wo mu mugongo itegeko rya gatatu riravuga ngo nitubera abana bacu urugero barebera role model muri byose duhita duhera kuri ibyo bavuga ese twe nk'ababyeyi izo limite turazigira izo mbibi turazigira imbibi mu byo tuvuga tujye tureba n'ibintu byose imbibi mu byo tuvuga wowe uricaye uri umubyeyi wa mugani sinzi wenda reka ndebe sinzi ibintu umuntu ashobora kuvuga bigize uratukana n'urugero nigeze rimwe kuba mu modoka ntwaye sinzi kwa kundi hari abantu batwara ukagira ngo basinze aranyinjirana ndangije ntari nk'iki menya naravuze nk'ikigo ryari ntabwo byari ibintu bihambaye bo n'ubundi ndongeye ndabivuga hano ntabwo mbivuze no kugira ngo ntangurike mbivuze nk'iki kigo kiba cyarakwiye perimiye umwana ahita ambwira ngo papa ngo nawe ujye utukana uvuga ngo ku mwana yishyizemo ko papa ari umuntu uri correct mama ari umuntu uri correct nutangira gutukana rero uzabwira umwana ngo ntuzatukane kandi nimugoroba yakumvise uri gutuka umuntu haba live cyangwa kuri telefone hari akantu bajya bavuga neza ngo ngese ukuntu umeze uyu munsi niko wakwifuza ko umukobwa wawe azaba ameze n'igihe azaba angana nawe so ababyeyi tujye tugatekereza ukuntu umeze uyu munsi uvuga ngo urugero utsete ubu uri uyu munsi nicyo wifuza ko umwana wawe wakwishimira ko ariko azaba ameze igihe azaba angana nawe utuntu numva wawe yakosora ntabwo ndi butuvugire hano ariko icyangombwa ni uko niki se nabyo byari birimo ndavuga ngewe navugaga ngewe ntabwo mvuga wowe ndeba uko nifuza ko abahungu banjye bazamera sawa no ndavuga umuhungu wanjye ikiganiro cy'ababyeyi cya parenting ntabwo ari icyakupa nyine uravuze ngo wowe uko umukobwa wazamera njye navuga ngo nanjye hari utwo mbona umuhungu wanjye yazakosora kuri njyewe nanjye narangiza ngo uvuze njyewe byaba byivugira nanjye ibyanjye ndabyivugira so nimugerageze rero mu b'ingero nziza ukabwira umwana ko agomba kuzinduka kandi warabigize indahiro bikaba ikibazo tuvuga kakane cyangwa dukomeye tuvuge kuri role model kavuge bene rega ko ari ibintu baba bagomba nabo kumenya ubundi nta n'ubwo umuntu aba agomba kubitindaho oya ubundi dushaka ko nawe musa kuduha commentaire
rega nubwo tuba turi kubabwira utuntu tw'ingenzi c'est l'idéal kandi murabizi ko tuba tugira ngo twungurane inama kugira ngo turusheho kurera abana bameze neza baryohewe kandi bakuranye indangagaciro. ako kantu gaceho umurongo YouTube channel yacu nawe akayigira nka news leta akosheri barakomanta vraiment ikinyamakuru nicyo hereza umuntu akagisoma agahita agitanga bakagicanisha imbago twe tuba twababwiye tugira ngo dutangire ikiganiro niyo mpamvu tutanafata umwanya munini tujye dukubita twanzura n'ubu batubwiye ese mwebwe mubona umuntu yaborora umudogute ese umuntu yasetinga imbibi n'imipaka ku bana gute ese nta ugeze ugira challenge mu gukunda abana bawe ntabwo ugeze ugira challenge muri kara kantuza harimo nk'umwana uza kubagana boundaries ushyiraho imbibi kumva ko ariko se umwana kubagana byakunanira kumukunda jewe ujya nahita namukunda cyane cyane nkanje kumba mbona basa nanjye umwana ukubagana ndamukunda. Murakoze dukomeze uvuga agakurikiye hari abantu batabisiporta rero batakanga ko umwana akazumwangira twivugira baba baravuye abo bana ega umwana yaje aba ari 50 afite gene z'ababyeyi be guys abaye no se ababyeyi be nabaye babandi ariko bariya uriya ari umwana aza wowe utakubaganaga agafata za sekuru birashoboka cyane sukigiye wakwanga sore cyangwa za nyirakuru cyangwa za kigiye wasubira muri famille wanyu kabana kuko umwana byanze bikunze yaje azana ibyo mwamuhaye mugapfunyikira abana amazi ngo ntimurangiza mu barakare uyu mwana ntajya abo wa mbere wewe waguwa mbere bro twariganaga Princess yigeze kumbaza ngo akababyeyi bose ko bavuga ngo babaga ba mbere sangura honda umwana ngo ntiyabaye wa mbere wewe wabaguwa mbere ukabana bimwana aho ukora buretse gato aho ukora bamaze kukugira umukozi w'umwaka kangahe nyine njyewe mpamvu umenya mbana wanjye umenya nzaje nyine sura inyuma baba ntabwo ndi basabe ko baba mbere kuko akenshi nabaguwa kabiri kukazi uyu munsi buri gihe barimo kunkorera nawe ndaje nkugereho mu kanya nta rimwe nari naba umukozi w'umwaka mu ndaje nkugereho mu kanya kuvuga kupoe kakanga ibyo nabyo tugomba kubakoresha kuba mbere atangiye no kuba gutegana amapuwe none roze gutangiye kuvuga ngo bareka abana ngo nibe kubasaba kuba ba mbere nabyo birakwiye kuvuga kakane basi noneho kugirana ibiganiro n'abana ni ukuvuga ngo ibiganiro byuje ukuri kandi bidateza umwana urujijo ni ingenzi mu muryango ku buryo umwana aticara ngo abe confused uyu munsi wenda tuvuge usanga uri kumupraising umubwira amagambo meza ejo noneho umubwira uti wowe uri ikigo ry'inana ubwo uri umuntu fata umwanya mugirane ibiganiro n'umwana kandi umwigishe kuba umwana uvuga ibintu uko abyumva ye kuba ari wa mwana utinya kuvuga ibintu ngese ngo baramfata gute barambona gute kandi ibi byose nyine bituruka kuba mwana yatangiranye uri umubyeyi nyine utega ugutwi umwana ufata umwanya ukamuha umwanya wo kwiyexprima umwanya wo kuvuga mu rugo kandi ukamutega amatwi yaba hari ibyo ugomba kumukosora ukamukosorana urukundo rumwe twavuze haruguru nk'umubyeyi wenyine uharanira ko asabamo umuntu w'umugabo namwe murakumva ko ngaho ako karoroshye kugira ibiganiro bitari ibya gipadiri padiri niwe muntu wenyine utajya uha abantu umwanya wo kumubaza ibibazo wari wabona padiri keretse abapadiri bajya basoma misa zitwa iz'abana nawe ariko ntabwo we ntabwo umubaza ibibazo none se pasiteri atanga umwanya wo kumubaza hari igisenyi zari wengeze reka pasiteri n'abapadiri ni beza mu buryo bwabo ariko buriya buryo padiri akoresha ntabwo babukoresha urera abana cyane cyane abo muri iki gihe abana bo muri iki gihe barasobanukiwe barasoma barareba za Canal Plus bakamenya uburyo abana bagomba kurerwa niba ushaka ko muzamukana rero mu mwanya umuha umutega amatwi nawe umusabe kugutega amatwi mujyane kandi umuha amakuru adapfuye nawe umusaba amakuru ko no muha amakuru mazima nawe azaguha amakuru mazima muzamukana ya gatanu kwigisha umwana ushishikariza umwana wawe kuba umuntu wigenga kuba independent yego kumushishikariza kugira ubwigenge hano ubwigenge rero ababyeyi benshi bajya babyica bazi ko barimo kubikora umwana yajya gufata icyemezo ugahita utangira ukamufatira icyemezo ufite nk'aho karatureba cyane ababyeyi b'iki gihe umwana yajya gukora devoir ugahita ushaka kuba ari wowe uri buze gukora akazi kenshi kurushaho nubwo iyo buri gihe umufasha kumukorera ibintu ntabwo agera aho ngo agire no kubahangayikira cyane guhangayikira umwana cyane
ushaka kumukemurira ibibazo kumurinda birenze urugero bituma umwana no mu gihe kizaza sinzi hari abantu bajya batubwira ngo sanga nk'umugabo cyangwa umugabo yageze mu rugo yubatse urugo ariko yajya gufata icyemezo akabanza guhamagara mama ko ngewe na sheri ko turi gushaka kugura ikibanza kandi umugore sheri arimo kumbwira ngo tugure ikinyamirambo kandi ngiye ndashaka ko tugura icya Kimironko tubigenze gute urabaza nyoko mufite umugore akantu kanyoko ni nyoko niryo jana ikibazo ari kubwongera umujene ntabwo namukondana nuko no mu guhitamo inkweto yambara ni mama wamuhitiragamo yajya kujya muri section cyangwa ku ishuri mama akaba ari umuhitiramo ariko none let it be clear reka bibe clear kurushaho nayo ntabwo byatuma tudatanga guidance ku bana kameme guidance itandukanye no gufatira umuntu icyemezo voilà harimo twavugaga byo kuganira harimo no kuba waganira n'umwana ukamubwira ntutuvuze nko kubyo bya section uruvuze muganire n'umwana muri communication wumve umubwire uti wenda ndapropose ibi nawe akubwira ibi kubera ko mwagize ubumwe bwo kujya muganira communication iri effective kandi iri open bituma umwana nawe akwifungura akubwira ati mama nyamara nubwo ushaka ko ngewe najya kwiga disons ubuganga aho ngaho reka baburetse banze nk'utire mavi nge ku index extreme kubera icyo propose umwana wawe ibyo ajya kwiga kubera icyo uhitiramo umwana inkweto yambara ngewe uko numva nyine twakabaye tubiri rimwe na rimwe nyine hari n'igihe tutabyibuka ugashiduka wabikoze tugiye gusohoka uyu munsi turi mu kwa karindwi ni mu mpeshyi hari ivumbi ryinshi afite inkweto z'umweru afite iz'umukara afite udusupresse wenda akigura vuba n'iki kandi ahantu mugiye bari bukine umupira n'abandi bana kabwo rero dore izi nkweto zawe z'umweru iri vumbi nituzijyanamo wenda ziragize ziri bwangirike zinuguze vuba nitujya hariya bari muri bukine football urishoboye yuko nimukina football izi nkweto zitari bwangirike izi z'umukara uramuze uzijyanye zo zirakomeye n'ivumbi nta kibazo nufata izi biragenda gutyo nufata izi biragenda gutyo nufata izi biragenda gutyo noneho akihitiramo wamuhaye guidance iyo ni guidance ariko noneho umwereka ikibazo gishobora kuba ariko umuha n'uburyo bwo kugikemura uramubwira uti nyine wamuha uburyo bwo kugikemura noneho n'ingaruka z'amahitamo ni ukuvuga ngo ni byiza kureka umwana akabiyaringa konseka ingaruka nyine agasavura ku ngaruka z'ibyo yishingera ingaruka z'ibyemezo yafashe hari igihe usanga ababyeyi b'abana babo muri kino gihe birakabije turi mama pool usanga igihe cyose dushaka gukemura ibibazo by'umwana kandi nyuma twashugunye no kumureka akinjira mu kibazo akiga no kugikemura ndetse yahagira n'ingaruka ahuramo nabyo of course ibintu bine bitakabirengere akazirengera kuko hari isomo bimuha inkweto ze yakundaga ntafata icyemezo cyo kubariza ajyana byanze bikuze n'ubundi zari kuzasaza ahubwo nazivanayo zaje zatangiye kuzana amatwi uramubwira ko wabonye nari nakugiriye inama iki cyemezo nicyo wahisemo ingaruka zibaye ubutaha byanze bikunze akuramo akabanza k'ubuzima yego cya gatandatu byango ni ukubera abana niba nabyita ubuhungiro cyangwa se isoko baza kuvamamo imbaraga z'amarangamutima emotional support twari turi kuvuga ku byo kumukora guidance urakora ibi yaramuka agiye yajyanye za nkweto zakunda zigacika cyangwa bakaziba akeneye umuntu ari buze kuririra avuga ati inkweto zanjye baziba yego wanze ukajombemo ntabwo kabura ariko nyine iyo utazijyana ntabwo bari kuziba ariko unafata umwanya umwumve ku ishuri yagize ikibazo yabonye amanota adashimishije yari yakoze wabibonye ko yakoze ibishoboka uswe twese buri gihe hari igihe umuntu ahinga ntabwo uko umuntu ahinze yeza hari igihe uhinga ntibyere ariko wahinze byibura uzi kuza watsinzwe watangira kuvuga narakubwiye televiziyo zawe narakubwiye telefone zawe muhumurize aho nta emotional support umuhumurize umutega amatwi kandi umwankuraje umubwire ko hari nejo ubundi hari n'izindi nshuro niba ari umwana wenda tubwiye wenda ukunda gukina nka football ku ishuri n'urugero cyangwa afite nk'umukino akunda asanzwe akoramo neza
niba uyu munsi bitagenze neza umutega amatwi umuhumurize ku buryo agira iyo emotional support ntahora ari wa mwana uhora yanzwe uhora acibwa mu maso uhora ubu nyine uzabutuma umwana azakora nta confidence kandi hari ababyeyi babikora wowe ukavuga uti nyine niko bigomba kumera kandi nyamara uri kurera umwana uri kwangirika udafite amarangamutima urumva n'urugo rwe ntabwo ruzaba rumeze neza kuko nawe nta kintu azaba afite ahabi aka karindwi kumwigisha icyubahiro kumwigisha nyine kuba ari umuntu wubaha kubaha yaba we ndetse no kubaha abandi ni ibintu by'ingenzi guha umwana iyo bagage kamyite bagage kuko umwana udafite utubaha nawe ubwawe ukoze isoni mu bandi tunuvuga ngo ntabwo bifitiye umwana wenyine akamaro nawe bifitiye akamaro kuba ari umwana wiyubaha kandi iyo umwigishije kwiyubaha nawe bituma ari umwana ukura afite indangagaciro na sosiyete reka icyo gihe upfunyikiye sosiyete kuba ari umwana akora umwana ufite indangagaciro uha sosiyete umuntu utubaha iby'abandi utubaha abandi utubaha ibitekerezo by'abandi sosiyete uyipfunyikiye mureke twe gupfunyikira sosiyete bigatuma ukamwigisha gukora ari umwana ufite impuhwe wishyira mu mwanya w'abandi niba wenda mugenzi waje amubwira ikintu gikomeye yubahe amarangamutima ya bagenzi be n'ibitekerezo by'abandi ntahore yumva ari uri hejuru ntahore yumva ari we ibyo avuga ari byo bifite agaciro ku buryo nyine yumva akiga no kwishyira mu mwanya w'abandi bana kuba ari umwana uri kind kandi ubasha no kugira icyubahiro cya bagenzi be bituma nyine ari umwana ukurana indangagaciro nziza akanabasha kubana n'abandi akazaba umwana ukunzwe kubera ko yigishijwe ikinyabupfura akamunani ni kamanze vuga akantu ko kugira ko gusaba imbabazi muri make umwana agomba kwigishwa gusaba imbabazi kubaha abandi bana uzi ukuntu biryoha iyo mwagiye nk'ahantu wenda nko muri fete ahantu hari abana benshi ukabona nk'umwana arangije kurya aribwirije afashe isahani arayanuye agiye ntateretse isahani aho ngaho ibyo byose ni ibintu umwana aba yaratojwe ntabwo ari ibintu bipfa kuza kandi abitorezwa mu muryango agomba kwigishwa kubaha bagenzi be gusaba imbabazi igihe bibaye ngombwa ibyo byo kwanura ku meza no kubaha abamurera yaba abo birirwana ku ishuri abo bigana abo bana birirwana ndetse n'umurezi we wo mu rugo abantu batantine badufasha akazi mu rugo ukubaha harimo byinshi hari ukubaha amabwiriza ukubaha amategeko hari ukubaha iby'abandi bikamurinda kwiba iyo umwana atigishijwe kubaha iby'abandi ahora ananarikiye iby'abo bana kubaha ibyo yumvikanyeho n'abandi bantu dufite abantu hano hanze niyo mpamvu duhora mu manza mwumvikanye n'umuntu muhaye mu manza ndavuga abanyarwanda bahora mu manza wabahamagara umuntu ku rukiko mubaze ubu ngubu umuntu urimo kujya mu rukiko wakubwira abazungu umuntu uri kujya mu rukiko arimo kujya gutanga ikirego bakamubwira ko azaburana muri 2025 mu kwa kane kubera imanza hagati harimo imanza ndabibaza nk'izo kandi zimwe na zimwe ziba 90% ni umuntu waguze imodoka n'undi amusigarana miliyoni 2 yamara kubona imuhaye kubera iki mu bwana hagwigiza ngo iyo wemeranyije n'umuntu ibi kandi zagize ngo bitangira mu biki bitangira muri buno bukino bwa biye kavuga umuntu yakubise biye rimwe ntago akubita bwa kabiri iyo ukoze rimwe kabiri bakakureka uhita wumva wa mugani ibana burya najya njya n'ideni nkongera nkaryindi nkongera nkaryindi kandi sinigishura akabeshya ku ishuri rimwe akabona nta kibazo yataha mu rugo papa akambwira umuntu wanga ataruzi kwivana mu bibazo akumva nibwo buryo yagera no mu kazi usanga niba abandi yaza saa 12:17 agatera mu gikumwe akitatse imodoka akigira muri consultance Nyamagabe kandi akorera i Remera akagaruka saa 11 akongera agateramo yasize ikote ku ntebe ni ibintu nk'ibyo biba byaraturutse mu bwana niba mudashaka gupfunyikira isi kandi rege yose namwe muyirimo uramupfunyikira uri umupapa ari umwana umwigishe gupfunyika ejo bundi twese turi gusaza kandi mu Rwanda dusigaye tubaho neza tukagera muri za 80 azajya gupfunyikira kabisa kubita umuceri utagira isosi kandi utinya papa buretse birabujijwe muganga yatubujije kujya duha abantu bashaje amasosi kohereza muri bya biko by'imfubyi z'abakecuru kubera ko nta nyine valeur wamuhaye katureba kandi kugira ngo twe twige parenting skills neza tumenye ibyo muha abantu uyu munsi muhamuri kuba societe ikibazo ngengera
nuko ushobora kubikora uzi ngo ni umwana wawe ati n'uwanjye cyangwa n'icyanjye niyo nagihonda noneho uwo mwana aho kugira ngo azahonde se ubundi yaba byari byiza umubyeyi yajya apfunyikira umwana akazapfunyikira se bikaba kimwe kibazo uramuhonda ukamupfunyikira ejo akazaba deje ukabupfunyikiye sosiyete reba deje uyoboye ikigo kimwe abantu 300 yararezwe ku nkoni ari igisambo ise yaramwigishije ko umuntu ashobora kurya utwa akarya n'utw'abandi yaramwigishije ko umuntu ashobora kurya wenyine akumva nta kibazo mbikundira ntagatindaho ariko ako kantu mu Rwanda ubu ngubu ibintu byarakemutse igisambo n'imirongo veterane nefu niyo wari ariko urumva ko nawe nk'umubyeyi ntabwo usigara uri fier urumva ko n'ubundi style umubyeyi abakubiswe wicara umukuru mu Rwanda ariko cyane igihugu ibyo dore urabizi ko atabyegereza umutima nyine utabyegereza umutima uhita ndeba uraho ngaho uzi ko ngo hari umuntu wa danje ukorera mu wirukanka umwana utaramuhaye uburere ku myaka 70 ejo bundi rego gisabo ni cyarasize dusigajemo nka veni kobye wicaye n'abandi bajyama nabo mu gicicaro cyacu abo tungana turakuganira wabona ukabona umuhungu wawe kuri televiziyo bamukubise ipingu bamushyize muri ka gafirigo ngo yariye ruswa hanyuma se bamaraga igihe bamaze twizere ko aho turi kurera ibyo bintu bizaba byarashize ruswa zarashize hasigaye hari values hari indangagaciro muyihese no mu ijuru ntabwo so akamunani nibijyanye no kubaha igihe guhabana igihe guha agaciro umwanya cyangwa quality time ibi byose niho bibera niho tuganirira nabo kwabwira uti buriya iyo umuntu akoze nabi harishyura kulipa iyo wakerewe burya uba wasuzuguye amabwiriza y'ikigo bigenda gutya iyo ufashe ideni uraryishyura ariko biba byiza iyo ukoze saving ntufate amadeni uzabasha kwishyura urugendo utw'abandi ejo ibintu byambayeho nakomeje mbitekerezaho twanyuze ahantu mu mujyi abajya muri aho Simba isigaye mbona ikintu cy'ikipozisiyo cy'igiscripture niko bagitarya ndangije mbwira abana ni umuntu uri bukora ino position ndamuha 5 je mbivuga nzi ngo ni blague nta uri bubishobore ko nabonaga ari ibintu bya yoga byo gucurika amaguru ndi foto ndaza kwishyiraho je ko namuntu ashamara bikoze cyane abikoze ati mpereza 5 byanjye nyiri mu kugira atanga ngo niyi nyikore yo nabonaga imeze nk'iremeye ndabwira yikore nta kibazo nayo barayikoze 10 byamvuyemo parce que nahise mvuga rero umwana bikoze twikinira ni ntayamuha arahita avuga kumbe burya umuntu abashobora no gusezeranya ibintu abantu ntabikora 10 ndarimuha amahirwe twaje twinjira muri Simba bansabamo ibikinisho n'ubundi nashoboraga kuza kugura nta atayatsindiye n'umwe nungutse kabiri umwana yabonye yuko papa ibyo avuze ibintu arabyubahiriza kandi na bya bikinisho baribuze n'ubundi baribuze oya ngako reka twe no tubahe n'urugero kuko tugeze kubwirwa ko papa avuga ibintu ntabyubahiriza igihe yigeze gukora promesse ntayubahiriza kubera ko nyine abana iyo bagize inshuti iyo bahaye umwanya wo gucommunicatinga nyine twavuga byo gucommunicating effectively kuburyo umwana umuha aho ashobora kuvugira ibintu atekereza ntatinye avuga ngo barabifata gute rimwe rwose bigeze kubwira abakobe ngo bapanga ibintu vuze buri gihe ntago bikora ndetse n'ibiki ngo wigeze kuvuga ngo uradukubita urangije n'wadukubita oya ariko nyuma baranavuze ngo nigeze kwabwira ngo niba bari bugire gute ngo ndabwira KFC ngo nasemaze ubu n'ubwangu utaho nzambwira ko ndi umukubite umva ko ari n'icyo baducishamo ijisho natwe ubwacu nubwo umuntu abahora yihuta ariko ubwo ako twari turiho cyane nakajyanye no kumara umwanya nabo mukaganira kandi noneho nkunganiye hari igihe umubyeyi ishyiramo ngo umwanya nyine ukumva ko ari ngombwa kumuha umwanya ariko ntumenye uburyo ki ubikora ukaza ukicara aha ngaho ufashe telefone uri kuri WhatsApp uri kuri ki kandi niba ari quality time ni let it be quality time ubu umwanya koko kuganira n'abana mubaho umwanya muganire mu batega amatwi hari intention kubana yego hari ababyeyi bajye bagira impungenge ukavuga ngo se n'impungenge natwe twese turabigira guhitamo inshuti abana bawe bagendana nabo yaba ku ishuri yaba abo basurana n'iki ibi byose ubimenya iyo muganira nibwo umenya ese inshuti zo ku ishuri ni bande
niba ari abahungu niba ari abakobwa twebwe bajya banatuganiza n'igihe afite umusheri niyo yagize gute niyo bamuteye indo barabitubwira tukifatanya nawe mu kababaro akongera agashaka undi bakamutera indi mufate umwanya mujye muri hoteli ntawe urageza ku mubare wase baracyavuga ngo nta kibazo ntabwo baradutera n'iza papa urumva mufate umwanya nk'ubu ngubu ikintu kiryoshye bibasigira amasouvenir meza mushobora kugira iyo quality time ishobora kubera mu rugo ishobora kubera hanze yo mu rugo muri hanze muri restaurant mushobora gufata twebwe dufata nk'umwanya nko ku cyumweru tukava nko mu misa tukajya kurya muri restaurant cyangwa se mugafata nk'igihe nko mu biruhuko mugapangira akavakanse hari ababyeyi baba bafite amafaranga menshi ariko kuvuga ngo babuze umwanya wo gusohokana abana babo umwana akagira imyaka 20-15 atarajya muri vacances n'inshuro n'imwe n'ababyeyi ugasanga ni mu rugo ni ibiryo byo mu rugo ni iki iyo quality time hanze yo mu rugo nayo irakeneye muri environnement idasanzwe bisigira abana amasouvenir njye mbireba nka Shami iyo sheje cyane cyane ni ukunda kurumva abana batandukanye hari ukunda gusubiramo utuntu two muri souvenir yabonye igihe twajyaga muri hotel anaha igihe mama yigeze kwicara mu rugo akabakora ama brochette mukicana imbere ya salo mukayarya n'utuntu ntago ari ibintu buri gihe bisaba amafaranga mushobora gukoresha amafaranga imbere ya salo muri covid yego mushobora gukoresha amafaranga mushobora kubikora bidasabye amafaranga ariko uwo mwanya mukawushaka harimo n'isengesho rega mushobora gukora igihe bibwira abantu bagahita babigira ibintu bya danje ngo ni budget mufate umwanya musangire saa 5 mu rugo ibyo mwateguye musangire ni mugoroba bavuze sote muri covid n'abantu babyumva muri covid havuze ngo ko dukumbuye gusohoka kandi bidashoboka tubigenze gute ugura inyama urazoza twicara ku kasima hanze bita bitandukana no kurira ku meza muri salo n'ugatera ibiparu tukagira nubwo nyine kandi akabrochette rwose twarakokeje turakaga ntabwo ari ibintu buri gihe bisaba amafaranga ntabwo ari ibintu bisaba kwirenga it's just a matter yo kumva akamaro bifitiye abo muri kurera ibibondo Imana ibaradushyize mu biganza rega buri Imana iyo kuduha abana ni privilege tuba dufite tugomba no gukoresha ko dushoboye tukayirera neza tukarera abantu bafite ubumuntu ushobora na siporo nimugoroba kandi tujya dukoresha no quality time bamo na siporo nimugoroba uzi ukuntu siporo n'abana ibaryohera uzi ukuntu bishima uzi iyo tuvuze ngo tujye muri marche umva iminota nk'ibiri bose bageze muri parking twazamutse kandi tuvuga parking bakajya mu gihe n'imodoka nuko ariyo nzira ijya nuko akogine ibintu zijya kwiremo abambere bageze ruguru papa na mama bacyambara inkweto mugahita muzamuka ko muri iyo minota niho muganira niho bakubwira abakunzi babo niho bakubwira ibyo ku ishuri ibyo batsinzwe ibyo bakunda ibyo badakunda so ni umwanya tuba batsinzwe impamvu akanakubwira n'ibyamubabaje emotionnellement ibyamwafective byose bakakubwira tugana ku musozo reka tuvuga akakenda ni ukugira ukwihangana no kumva abana mu bihe bakeneye kumva twese hari igihe umuntu agira igihe cyo kuzamuka igihe cyo kumanuka usanga wenda umwana yatsinzwe usanga umwana yagize ikibazo ku ishuri na mugenzi we intambwe yacu ya mbere ntibi yo kumublaminga ntibi yo kumucira urubanza tugafata umwanya wo kumwumva si yarwanya umwana wawe urabizi ko adasanzwe ari indwanya urabizi ko adasanzwe yiyenza ku bandi bantu yaza kuvuga ati narwanye cyangwa se mwarimu avuga umwana yarwanye okay niba yarwanye byagenze bite ugafata umwanya wo kumutega amatwi ugafata umwanya wo kumwumva patience hari igihe abana bagira gutya akagira igihe cyo gusubira inyuma mu ishuri yajyaga wa mbere yajyaga wa kabiri abonaga za 80 wajya kubona ukabona aramanutse atangiye kugwa muri za 70 fata umwanya wo kumwumva understanding umubaze umuganirize hari igihe azakubwira ugasanga ahubwo ibyo arimo kunyuramo nayo ngayo yabonye ni menshi wumve ko ari human being atari umuntu nyine wumve ko ari umuntu imodoka zo ntitujya tuzibona se ku mihanda kapoze manitse kandi zikoresha essence zidahumeka zitagira so natwe turi abantu tujye twemera ko n'abana bacu ari abantu ikibazo rimwe n'imwe igihe tubasaba kuba abantu kuturusha kandi natwe tukakabaye tubifite tukabashyiraho pressure tubashyiraho pression yo kuba abandi bantu pression nk'iyo ugomba kuba uwa mbere nongera ndabaza umwana wabaye wa mbere urishima ariko wimushyiraho erega ujye umenya ko niba bamwohereje mu ishuri ry'abana 40 buri mwana afite umubyeyi nawe umusaba kuba uwa mbere kuki se wumva wawe ari uwa mbere wenyine wowe uwa mbere ababyeyi baba mbere burya nabyemera
twicaye ukanyereka birote kuba baguwa mbere no kumuba umwana wawe ntazajya buwa mbere ariko akagira ntuza akagira amanota ubona aringaniye ukabona n'ubundi n'ibintu yiga arabyumva ukabona ni umwana ufite ikinyabupfura ufite indangagaciro kandi wumva ibyo yiga mu rugero iyo understanding rero turayikeneye niyo dukeneye iyo patience ariko n'akandi kantu ushobora iki kintu cya patience iyo numva twakongeraho n'ikintu cy'uko ababyeyi batagomba kwicara ngo bumve ko abana bagomba kubona ikintu cyose igihe bagikenereye kuko nabyo bibigisha nabo kwihangana ntibibe gusa ku babyeyi ahubwo bibe no ku bana ababyeyi bagomba no gutoza abana kuba patient icyo cyo harimo ikibazo cyo guspoilinga abana kubagira kumvisha ko isi habereye gusubiza buri gitekerezo buri cyifuzo cyabo umwana aratatse ngo arashaka ice cream ukabura imuhaye ngo arashaka ibi ukabura imuhaye PS4 ukabura imuhaye ufite amafaranga igisha umwana gutegereza kwigisha umwana gutegereza ni byiza ntiyumve ko ibintu byose akeneye ahita abibona kandi ukamwigisha no understanding abana kumva abandi bantu yumve ko buri gihe ari ufite ukuri ibyo bintu nabyo ni ingenzi mu kurera cyane cyane muri iki gihe cya none aho ababyeyi bumva ko guprovidinga ku mwana bihagije ukumva rimwe na rimwe hari igihe ababyeyi bajya muri eta ya culpability guhora yumva hari ikintu yishinja kubera wenda akazi kenshi kubera wenda ibintu byinshi cyane akabona ntabonera umwana umwanya noneho akumva ari ibintu amugomba yawugura n'ibintu my dear parents my lovely parents murimo kureba ibi biganiro ntabwo ibintu byose twavuze umwana akeneye biguranwa ibintu materiel les choses matérielles numva ko umwana wa uzajya umuspoilinga na choses n'ibintu by'ibikinisho ibiki gusa nta mwanya nta ndangagaciro umuha nta kindness nta emotional support urimo kurera abana bazajya kunyura umugi hano mu muhanda sorry to say that ariko ntabwo umwana atungishwa ibikinisho ntabwo arereshwa ibikinisho gusa nitubibahe nibyo PS4 tuzibahe PS5 tuzibahe ibikinisho telefone PS4 ice cream byose bya KFC biriya byose byagombye kuza nk'ibirungo by'ikindi kintu kiri principal ni urukundo ni ibingibi twari turi kuvuga hano kunda umwana umuha igihe umuha igihe wenda umunsi wa mbere muraganiriye uwa kabiri ntabwo muri bwongere kuganira gusa wenda niyo PS4 uyigure ariko uyigure ize ari ikirungo cya wa mwanya noneho muyikinane da mwicare mukine umenye ibyo akunda nubona atangiye gukunda imikino ya violence ngo itoya gukunda imikino ijyanye na science wese PS4 sinyizi ngiye hano nta irahagera so agusabe ice cream barayishaka ariko urumva kuba twayibaha binabigisha patience ntago tubabujije guha abana tuzayibaha PS5 niyo Bob ashaka kandi iri hafi kuza vuga buhoro ngo tuzabanza tubyemera ngo niba izo KFC ni wumve ko kubagurira KFC biri wumvishe ko bakunda ahubwo banzo bakunde none muri urwo rukundo mugiye kujya kuganira mugiye gutembera izo KFC zibe ikirungo cy'urukundo quality time umwana barabona umuntu ari kurya ikinzari cyonyine abana washishikaye n'ikiyiko uri kwihata ikinzari kirunga mu bindi bintu ikirungo ikinzari kiza mu muceri sinzi niyo giye mu muceri hatsanga kijyaho kijyanduye so tomate hari umuntu ujye ujyaho yonyine cyangwa bureba iza ku mugati ubanza ugura umugati ariwo rukundo ariwo mwanya ibyo byose twavuze izo bureba nushaka umuhe n'iduze abashyitsi bacu babikora neza cyane nubwo twumvisha nabo bajya kuri extreme cyane baratubwiye ngo uyu mwana wabo wasabye ikintu nta na rimwe bashobora kukimuha bwa mbere ngo baramureka kongera agasaba ngo bakimuha ubwa gatatu kugira ngo atazaba ikigori isi ni kwiteye so numvisha ari byiza ngewe akanyuma rero ari nako ubundi kambere kanakomeye gafite umusingi ukomeye kwigisha abana gusenga ikintu bita gusenga ntabwo turi kubwire ngo usenge imana yacu cyangwa se icyo nzi cyo hano muri ubu buzima imana yanyu ni oya urumva buri wese afite imana uburyo asenga reka ntabwo turi byo kwigisha imana ahubwo turigisha gusenga ni ukuvuga ngo ni ukugira ukwemera sibyo ko hari ubuzima dufite ibintu dufite ibyo tumaze kugeraho hari umugenga wabyo hari umwami hejuru ushobora kuba uri umuyisilamu ushobora kuba uri umukirisitu ariko twese twemera ko hari umwami hejuru so gushyiramo abana indangagaciro zo gusenga ni byiza cyane ejo bundi duherutse kujya ahantu turi kumwe n'abana noneho twinjira muri chapelle
twari tugiye gusuhuza abantu b'ababikira abihaye Imana noneho twinjira muri chapelle yaho mu bana bacu harimo umwana umwe tuzi ukunda gutinda cyane mu isengesho ariko ikintu cyadutangaje urumva we yatinzemo buri wese yabaye yagize umwanya amaramo muri iyo chapelle ariko uwaje nyuma urumva hari amazi iminota mike gutyo ariko tugiye kuganira nabo tugeze mu rugo turabase ni iki mwasengeye byadusekeje ko bose uko ari batatu bafite ikintu bahurijeho kuko bazi ko ibintu byose dufite aho tugeze abo turi bo bafite ahantu babikesha abana bacu bazi ko iyo arwaye agakira donc iyo arwaye akira kubera Nyagasani iyo arwaye arakira kubera Imana kubera Yezu twemera wacu iyo yagiye ku ishuri agataha amahoro no kubera Yezu no kubera Imana no kubera abamarayika barinda abana ibyo bintu rero kubyigisha umwana nta gikuba cyacu shega no kuna kubango ni yari gusengera abango nta gikuba cyacu rimwe twaramuretse iyo uvuga ngo turagushimye ko byagenze nta gikuba cyacitse wumva icyo bivuga ngo yigo niyo mama ngo yagiye kugenda ngo akaza ngo nta accident yakoze nta accident yabaye nta gikuba kiba cyacitse so umva mwababyeyi kwigisha abana gusenga bakamenya ko hari abamarayika babayobora akaba hari bamenya ko hari ijisho riba ribareba aho bari bituma bakurana za ndangagaciro nziza so ni ibintu byiza tubikomereho ubusa tunabasobanurira impamvu zo gusenga oya icyangombwa nuko mugomba kumenya yuko tuzi icyo murabizi kandi benshi muranabikora mugomba kugira icyo mutinya n'abana mukavuga ko bagira icyo batinya erega namwe buriya ntabwo mubwiye ngo batinya Imana buriya ibyinshi muba munabikora munabizi ariko nko mutazi ko ari ibintu byahatari buriya muba mukora so mumenye rero ko niba bino bintu byo ntibabitubwire muri mumenye ko muri abantu bahatari murimo kurera igihugu cyiza cy'ejo hazaza niba ugeze aha ngaha uri gukora iki kiganiro turagushimiye cyane uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe icy'ingenzi kirushijeho ni uko dushobora kuba duhuje umuhamagaro wo gukunda umuryango wo kurera abana tubwire muri komantere ese hari utundi wumva twaba dukeneye kongeramo dusangiza abari burebe iki kiganiro ese we ni akahe kakugoye ese muri utu akakugora ni akahe natwe hari utuntu nakaye kakoroheye kugira ngo natwe tugire none natwe nakaye kana kugoye tubemerere ko natwe twibuze mu kiganiro definitely twabwiye ko atari newsletter iyi ntabwo ari ikinyamakuru ni YouTube channel ni urubuga rwacu namwe niba uri mushya rero ukabugeza utarasubscribing n'ubundi wafasha kandi subscribe kandi notification ubundi tujyane. Thank you for liking our video, thank you for commenting, and see you next time. Turabakunda cyane. Ciao, bye.